Hi, amazina yanjye nitwa Mushimiyimana Jean Pierre. 2016 nari umunyeshuri, nigaga nijoro ngakora ku manywa kugira ngo mbashe kubona amafaranga yo kwishyura ishuri. Nahembwaga 70,000 by'amanyarwanda cyangwa se amadolari 75 ku kwezi. Nari mfite inzozi, ariko mu by'ukuri iyo nageragezaga kureba ejo hazaza nabonaga nta cyizere gihari. Kubw'amahirwe naje guhura n'umugabo wanyeretse business uyu munsi mu myaka 4 imaze guhindura ubuzima bwanjye birenze uko nigeze gutekereza. Uyu munsi ndambasaderi w'iyi company ku rwego rw'isi, ndetse naciye agahigo ko kubigeraho ku myaka mike muri Afrika yose. Uyu munsi ndi umunyamuryango wa club y'abamiliyoneri b'iyi company ku rwego rw'isi, ndetse nkaba ndi mu bantu 500 binjije amafaranga menshi muri iyi company muri 2019 ku rwego rw'isi. Iyo business nta yindi niyo bita economy driver system. Economy driver system ni ndu ikeneye. Umuntu ikeneye ni umuntu ufite inzozi zagutse, umuntu ufite intego zagutse, wifuza ibirenze ibisanzwe mu buzima. Ese wifuza kugira inzu nziza, kugira amafaranga menshi kuri bank, gutembera, kugira imodoka nziza, kugira umwanya uhagije wo kwishimana n'umuryango n'inshuti? Inkuru nziza ngufitiye nuko birashoboka. Inkuru mbi ngufitiye nuko ubushakashatsi bwerekana ko 95% by'abantu batuye isi, yaba muri Afrika, yaba muri Amerika, yaba mu Burayi, yaba muri Aziya, bagera mu zabukuru bameze nk'uyu mugabo mureba, baragiye bizengurukaho, batageze kuri time freedom, ubwigenge bw'igihe, batageze kuri financial freedom, ubwigenge bw'amafaranga. Ese ikibitera ni iki? Umwanditsi w'ibitabo ndetse no muherwe wo muri Amerika bita Robert Kiyosaki yanditse igitabo bita Cash Flow Quadrant, ahasobanuramo itandukaniro riri kubagera kuri financial freedom na time freedom, ndetse na 95% batabasha kubigeraho. Yavuze inzira enye zibonekamo amafaranga. Iya mbere, gukorera umushahara. Iya kabiri, kugira business isanzwe iciriritse, aho yabishyize mu gice kimwe ibumoso nk'uko mubireba hano. Iburyo ahashyira ibice bibiri, uwo bita business owner ufite systeme, mu yandi magambo ufite abakozi benshi bamukorera, ndetse no bita investor, umushoramari ufite amafaranga menshi amukorera. Avuga yuko 95% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'ibumoso, 5% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'iburyo. Igitandukanya ni iki? Nuko abari ibumoso bafite icyo bita linear income, cyangwa se aho winjiza amafaranga mu gihe wakoze gusa, utakoze ntayo winjiza. Abari mu gice cy'iburyo bafite icyo bita residual income, aho uba ufite systeme ikwinjiriza amafaranga mu gihe wakoze no mu gihe utakoze. Inkuru nziza ngufitiye uyu munsi nuko economy driver system igwa amahirwe yo kuba mu gice cy'iburyo, aho ubasha kubaka systeme ikwinjiriza amafaranga wakoze cyangwa se utakoze bitewe na systeme ubatse. Iyi systeme yatangijwe n'abagabo 3 mureba, ikaba imaze imyaka 14, bivuze ngo ntago ikiri mu igeragezwa. Uyu munsi company iri mu bihugu 25 ku migabane itandukanye, ndetse dufite abafatanyabikorwa bakomeye cyane ku isi: Nature's yo muri Amerika, DSM yo mu Burayi, na Weather yo muri Amerika. Dufite ibicuruzwa kandi dufite products nyinshi zitandukanye, harimo izifasha ku buzima, kwirinda no kwivura indwara, izifasha kugabanya ibiro, izifasha kwitaho ku mubiri, izifasha abana bato. Gusa muri iyi video ntago turi bwibande kubijyanye na product. Uwaguhaye ino video yagufasha gusobanukirwa ibijyanye na product akoresheje indi video cyangwa se ubundi busobanuro. Ahubwo tugiye kwibanda kubijyanye na business. Ese ni gute business yahinduye ubuzima bwanjye mu myaka 4 gusa yahindura ubuzima bwawe cyane? Icyambere bisaba nuko umunyamuryango w'iyi company. Ku munyamuryango hari ibyiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni uko wagura umugabane umwe. Konti imwe igura 228 izana n'ikarito yuzuye product zifite agaciro k'amafaranga yawe. Mu yandi magambo, kuba umunyamuryango ni ubuntu, nuko usabwa kugura iyi global package irimo zino produit. Icyiciro cya kabiri ni uko ashora konte 3 zigura 684, aho uhabwamo amakarito 3 arimo produit zifite agaciro k'amafaranga yawe. Icyiciro cya gatatu ari cyo cyiza cyane kurushaho, ni konte 7 zigura 1,596,000, aho uhabwa amakarito 7 ya produit.
ndetse ukinjiza amafaranga ku by'inshuro zirindwi ayo umuntu washoye konte imwe. Izi produit uhabwa ntago utegetswe kuzigurisha, ushatse wazikoresha, ushatse wazigurisha, uzikoresha icyo ushaka. Hari inzira 8 zitandukanye zo gukora amafaranga muri economy driver system. Inzira ya mbere ku bantu bakunda gucuruza hangi, nuko muri izi product harimo amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kubera iki? Buri produit yose uguze uri umunyamuryango ugabanyirizwa 25%. Urugero, dufite produit yitwa C24/7. Iyo uyiguze utari umunyamuryango uyigura ku 28, nyamara umunyamuryango ayigura ku 21. Bivuze ngo umunyamuryango agabanyirizwa 7,000 by'amanyarwanda. Si gusa, buri produit yose dufite uhabwa igabanyirizwa rya 25%. Uburyo bwa kabiri, company iravuga ngo usanzwe urangira abantu salo nziza, iduka ryiza baguramo imyenda, ishuri ryiza bajyanamo abana kwiga, ivuriro ryiza, nyamara ntugire ishimwe ubikuramo. Company irakubwira ngo nugira abantu urangira, inshuti zawe urangira, iyi systeme ihindura ubuzima bwa benshi, uzabishimirwa. Urugero, ufite inshuti ebyiri, uwo bita Anita no bita Bruno. Urabatumiye, ubahaye video nk'iyingiyi, cyangwa se bitabira indi presentation isobanura iyi business. Bakunze business, bayigiyemo. Company kugena ishimwe ry'ibihumbi 20 kuri buri muntu, kubera ko ari we watumye bamenya amakuru. Dufite umwihariko kuko uzasanga izindi company zikora business muri systeme, igihe cyose uhagaritse kugira umuntu mushya uha amakuru, kwinjiza kwawe birahagarara. Ariko muri iyi company guha abantu babiri amakuru birahagije, ukubaka systeme izakwinjiriza amafaranga waba hari waba udahari. Mu gihe ugize umuntu wa gatatu bwira, cyangwa se wa kane, cyangwa se wa gatanu, kuko ntago utegetswe babiri bonyine, ushobora kubarenza ku bushake bwawe. Company irakubwira ngo reba ba bantu babiri wahaye amakuru mbere, ba bandi bashya bajye munsi yabo. Mu yandi magambo, fashe ba bandi wahaye amakuru mbere. Bivuze ngo muri iyi systeme, muri iyi company ni teamwork, n'ubufatanye. Uburyo bwa gatatu ari ryo banga ry'amafaranga menshi muri business, ari ryo banga ryahinduye ubuzima bwanjye mu gihe gito cyane, nuko company irakubwira ngo tuzajya tuguha matching bonus, cyangwa se amafaranga y'inyongera mu gihe cyose ufite umuntu ibumoso bwa systeme yawe n'iburyo bwa systeme yawe. Nukuvanga urugero, wahaye Anita amakuru na Bruno, wamaze kubona bya 40, ariko company yakubwira ngo ntagarayo gusa, turakongera 37. Bivuze ngo guha amakuru Anita na Bruno bitumye winjiza 77 by'amanyarwanda. Ba bantu babiri nabo birumvikana binjiye muri systeme kuko bakunze systeme, nabo baragira inshuti ebyiri bayimenyesha, nabo buri wese abone 77 by'amanyarwanda. Systeme igaruke ivuge ngo wibuke ko wungutse abantu babiri bashyi ibumoso n'abandi bantu babiri bashyi iburyo baturutse kuri Anita na Bruno, kandi igihe cyose ufite umuntu ibumoso n'iburyo ubone 37. Bivuze ngo hano uzabona 74 by'amanyarwanda. Iyi systeme irashimishije cyane kuko irakomeza, buri wese akeneye kugira inshuti ebyiri aha amakuru. Bivuze ngo igihe cyose ufite ibumoso n'iburyo ubona 37. Nshuti yanjye, nagira ngo utekereze, ibaza umunsi nyuma y'amezi 6 se, nyuma y'umwaka se, ufite abantu 100, abantu 500 se, abantu 1000 se muri systeme yawe. Ibaze amafaranga uzamaze kwinjiza. Ibyo ni 37 buryo ni mumaso 37. Inkuru nziza, nta limite y'abantu wagira muri systeme yawe, kandi nta gihe utegetswe cy'abantu ugomba kuba wazanye mu gihe runaka. Bivuze ngo business uyikora ku muvuduko ushaka, mu gihe ushaka. Ni nayo mpamvu ino business ntago izabangamira akazi kawe, ntago izabangamira business yawe. Nimba uri umunyeshuri ntago izabangamira amasomo yawe, nimba uri umushomeri, aya ni amahirwe akomeye cyane ubonye. Mu gihe watangije konte 3, winjiza amafaranga kubye inshuro 3 ari yanakweretse kuri konti imwe. Umwihariko wa mbere, umunsi winjiyeho uhita winjiza amafaranga nta kintu urakora. Nyamara twabonye kuri konti imwe utangira kwinjiza amafaranga ari uko hari abantu babiri wahaye amakuru, ariko kuri konti 3 uhita ubona 77 uwo munsi kubera ko watangije konti 3. Noneho buri konte izajya yinjiza amafaranga ku giti cyayo nk'uko mubireba. Igihe cyose system ifite ibumoso iburyo ubona 37, kandi buri konti igahembwa 37 ku giti cyayo. Bivuze ngo iyo ufite konte 3 winjiza kubye inshuro 3. Ni nk'uko wavuga ko umuntu ufite amaduka 3 yinjiza kubye umuntu ufite iduka rimwe. Konte 7 aribwo buryo bwiza cyane kurushaho. Umunsi winjiye uhita winjiza 305 by'amanyarwanda uwo munsi wishyuye. Ikindi, buri konte yawe ikagihembwa ku giti cyayo. Bivuze ngo winjiza akubye inshuro 7 ayo umuntu watangije konte imwe. Ngiye kukwereka
probability cyangwa se ibishoboka mu mwaka umwe, mu gihe byibuza mu kwezi kwa mbere wahaye amakuru abantu babiri bakinjira muri business, nabo buri wese agaha amakuru abantu babiri bakinjira muri business. Bivuze ngo tubaze ya nyungu 37, urabona mu kwezi kwa mbere ubonye babiri winjiza 37, mu kwa kabiri babandi babiri buri wese aha amakuru babiri bona 74, mu kwa gatatu babandi bane aha amakuru babiri 8 ubone 148. Umwaka uzajya kurangira groupe yawe maze kugera ku 8 by'abantu, umaze kwinjiza miliyoni 83,731 by'amanyarwanda. Ariko uyu ntago ari umushahara wo kuba umunyamuryango ngo mu mwaka umwe uhembwa miliyoni 83. Aho ya ni urugero nkweretse mu gihe byibuza buri wese buri kwezi agira abantu babiri aha makuru. Bivuze ngo nukora ibirenze ibi uzabona arenza ya, nukora ibiri munsi uzabona ari munsi. Ese tuvuge ko ukoze gake cyane kurushaho ubonye 1/10 miliyoni 8 mu mwaka, ese ubuzima bwahinduka bingana iki? Ubonye 1/20 miliyoni 4 mu mwaka, ese ubuzima bwahinduka bingana iki? Ndamye nashidikanya ko ubuzima bwahinduka. Konte 3 ni miliyoni 150, konte 7 miliyoni 586. Dufite uburyo bwa kane ubwo bita Unilevel. Ubu ntago ndi butindeho cyane bitewe nuko nashaka ino video iba ndende, aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri produit iguzwe n'umuntu uri munsi yawe. Dufite uburyo bwa gatanu bita Pay plan, aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri muntu winjiye ndetse na buri produit iguzwe munsi yawe. Dufite uburyo bwa gatandatu aho uko ugenda ugira groupe, uko groupe igenda yaguka ugenda uhabwa amagrade ndetse ukabihemberwa andi mafaranga y'inyongera. Dufite n'uburyo bwa karindwi, iyo ugeze kuri rank ya Global Ambassador nkiyongezeho wongerwa andi mafaranga menshi, no mu gihe wagize abandi ba Global Ambassador ufasha kugera kuri urwo rwego. Ndetse ikindi kinyongera nuko tugira amahirwe yo gutsindira ingendo z'ubuntu hirya no hino ku isi. Ndetse twiteguye gufatanya nawe, twiteguye kugufasha, twiteguye kuguhugura kugira ngo nawe ubuzima bwawe bashe guhinduka. Wakoze cyane gukurikirana ino video. Fata umwanzuro wo gutangira business uyu munsi, dufatanye muri urugendo rw'iterambere ndetse no kurandura ubukene.